ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Iki ni igitondo cy'umugisha nanone. Iyi ni itariki ya 11 y'ukwezi kwa mbere 2025. Uyu munsi ndashaka kongera kukubwira ku buhanuzi bwahanuwe dukoresheje Bibiliya. Iri ni ijambo ry'Imana muri iki gitondo tugiye kumva, kandi Uwiteka Imana akomeze kugushigikira. Kanda subscribe ukoreshe ya kugira ngo dukomeze kubana twumva neza ubuhanuzi ndetse n'ijambo ry'Imana buri mu gitondo. Muri kumwe nanje Evangeliste Maniriho Ernest. Ijambo uyu munsi tugiye kuvugaho ni ijambo riri muri Yesaya, rivuga aya magambo akurikira kuko ari ubuhanuzi bwahanuwe. Yesaya ibice 43 umurongo wa 2 aravuga ngo, nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzasha, kandi ibirimi byawo ntibizagufata. Ndagushimiye ukomeje kubana natwe kandi ugakomeza kudukurikira. Ndakubwira ngo uyu munsi iki ni igitondo cyawe, buno ubuhanuzi bwawe. Nunyura mu mazi ntazigera gutembana, bishatse kuvuga ngo nunyura mu bigeragezo ntacyo uzigera uba, ndetse nunyura no mu magambo, mu bigeragezo by'amagambo, mu bakwanga, mu banzi bawe, Uwiteka Imana azaba ari kumwe nawe. Uyu munsi wa none reka twishimire ku Mwami wacu ari kumwe natwe. Turagushimiye Mwami Yesu yuko ubwoko bwawe ubuhanuriye muri iki gitondo, yuko isaha zose uzaba uri kumwe nabo mu izina rya Yesu Kristo. Amen.